Aramutse bene data. Good morning, church. Ndi hano nje kubaha ubuhamya bwerekeranye n'ibyiza byo kwakira amaserire mu ngo nka bene data. I'm here to testify about the blessing of receiving the cell meetings as brethren. Nkimara kwakira ubutumwa bwiza numvaga muri jyewe mfite umurava ubushake bwinshi bwo kuba navuga ubutumwa bwiza. After I received the salvation, I felt having the zeal to preach the gospel. Ni mwubwo buryo rero nakiriye umutima wo kuvuga ngo itorero rye riza mu rugo iwanjye nakire serire mpugukire byinshi kugira ngo imirimo y'Imana nzakora nanjye nzaba navomye mu ijambo ry'Imana. That's when I invited the church to gather at my house so that I benefit a lot. Then I share what I gained from the word of God. Kuva kuwa gatanu w'icyumweru gishize nakiriye serire dusangira ijambo ry'Imana riri muri Luka ibice 24. Last Friday, I hosted the cell meeting and we shared the word in the book of Luke, chapter 24. Kuva ku murongo wa 13 avuga ukuntu intumwa zagiye ziganira iby'urupfu rwa Yesu w'i Nazareti. From verse 13, this story talks about how the disciples had been sharing about the death of Jesus. Aravuga ngo nuko uwo munsi babiri muri bo bajyaga mu kirorero cyitwa Emawusi i Yerusalemu kugerayo ni nka stadiyo 60. Nuko baganira ibyabaye byose bakiganira babazanya Yesu babazanya Yesu arabegera ajana nabo ariko amaso yabo arabuzwa ngo batamumenya. Arababaza ati muragenda mubazanya ibiki? Bahagarara bagaragaje umubabaro. Reka tugarukiraho, inkuru ni ndende ariko reka tugarukiraho. So the story is too long. I will stop by here. Iki gihe rero bavuze ko bahagaze bagaragaje umubabaro bavuga yuko Yesu yabavuyemo agapfa akabambwa kandi ari we bari batezeho umukiza w'Abisiraheli. So I have stopped to this point that these people stood with the sorrow that Jesus died, yet they expected the salvation or the good life from him as the King of Israel. Mu mirebere ya muntu twavuga yuko bababajwe nuko koko bari babuze Yesu, ariko Yesu yari yarabisobanuriye yuko azapfa agahambwa akamara iminsi 3 ku munsi wa gatatu akazuka. So outwardly we can judge that these people were sorrowful due to not have Jesus Christ because he died, but he explained this even before that he will die then be raised after 3 days. Ariko mu by'ukuri aka gahinda jewe mbona ko atari ibi byari bibababaje, ahubwo ni umubisha wari wabababyemo igitekerezo cyo kubibagiza isezerano. Sure, I can see this sorrow is based on the Satan who deceived them to not remember the promise. Rero mu by'ukuri ntabwo ari izi ntumwa zonyine, natwe kenshi iyo twibagiwe isezerano mu mitima yacu dusanga dufite agahinda, ishavu, kwiciraho iteka, ibibazo bitandukanye, kandi tubitewe nuko tutibuka isezerano Imana yadusezeranyije kuri kumwe natwe iteka ryose. Not only these disciples, even us, when we forget the promise, we live with problems, condemnations, not because of these problems themselves, but by not remembering and having the promises. Ariko iyo twibutse ko dufite isezerano
package yose iri mu gakiza ka Yesu itugeraho tukaba abantu banezerewe, tukaba abantu bishimye, ndetse tukaba abantu bayobora abandi ku Mana. But if we live with the promises, the whole package of the salvation of Jesus Christ fill in us, and we live as the people, joyful people, and those who lead others to God. Nuko rero nakiriye umutima wo kujya ndarika bene data kuwa gatanu tugahura, tugasangirwa inkuru y'agakiza ka Kristo, tugahana ubuhamya bw'imirimo Imana igenda idukorera mu buzima bwacu bwa buri munsi, kandi tukava mu bwigunge tukagira amateraniro y'abera. That's how I received the heart to host brethren at my house. We share the testimonies, the word, and we live with the joy of the saints. Bene data, nanjye ndabashishikariza ko mwajya mukora uko mushoboye kugira ngo mwireherezeho intama zagiye kure y'Imana, zibigireho kandi zibagirireho umugisha. Dear brethren, I encourage you to welcome the lost brethren and some other ones to be blessed through you. Imana iduhane umugisha. Ubuhamya bwanjye nubwo. May God bless you. This is my testimony.